Tugiye kurebera hamwe iby'umukiranutsi Aburahamu mu gitabo cyitwa Ibihamya by'itorero umuzingo wa gatatu. Turahera kuri paji 387. Ellen G. White yatangiye avuga ngo haba ubwo intekerezo zanjye zinsubije kuri Aburahamu, wa wundi ku bw'itegeko Imana yari imuhaye mu nzozi za nijoro ari i Barisheba, wafashe urugendo ari kumwe na Isaka. Imbere ye yahabonye umusozi Imana yari yamubwiye ko irawumwereka ukamubera ikimenyetso ko ari wo ari butambireho igitambo. Akura inkwi ku rutugu rw'umugaragu we maze azikorera Isaka, ari nawe wagombaga gutambwa. Yarikomeje mu mutima arashikama, ari nako ashengurwa n'intimba, yiteguye gukora umurimo Imana yari yamusabye gukora. Afite umutima umenetse n'ikiganza cye gitentebutse, ajyana umuriro, maze ako kanya Isaka aramubaza ati, data, aha tuhafite umuriro n'inkwi, ariko se igitambo kirihe? Ariko kugeza ubu Aburahamu ntiyashoboraga kumubwira byose. Umubyeyi n'umuhungu we bubaka igicaniro, maze noneho igihe gikomeye kiba kirageze kuri Aburahamu ngo abwire Isaka icyashenguraga umutima we mu rugendo rwose bakoze, ko Isaka ubwe ari we ugiye gutambwa. Isaka ntiyarakiri umwana muto, yari amaze kuba umusore mukuru. Iyo abishaka yashoboraga kwanga kumvira umugambi wa se. Ntiyigeze atekereza ko se yataye umutwe cyangwa ngo ashake guhindura intego ye. Yarabyemeye, yizeraga urukundo se amukunda, kandi ko se atajyaga gutamba igitambo giteye ubwoba gityo cy'umwana we w'ikinege, iyo Imana iba atariyo yabimutegetse. Isaka abohwa n'ibiganza bititira kandi byuje urukundo bya se umufitiye impuhwe, bitewe n'uko Imana ariyo yari yabivuze. Uyu muhungu yemeye kuba igitambo kubera ko yari yizeye gukiranuka kwa se. Ariko ubwo ibintu byose byari bimaze gutungana, igihe kwizera k'umubyeyi no kuganduka k'umwana we byari bimaze kugeragezwa mu buryo bwuzuye, marayika w'Imana yahagaritse ikiganza cya Aburahamu. Yari abanguriye gusogota umuhungu we, maze amubwira ko ibyo byari bihagije, ati, ubumenye yuko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe w'ikinege. Itangiriro 22:12. Iki gikorwa cyo kwizera kwari muri Aburahamu cyandikiwe kugira ngo kitubere ingirakamaro, kitwigisha isomo rikomeye ryo kugirira icyizere iby'Imana isaba, uko byaba bikomeye kandi bigoye kose, kandi cyigisha abana kugandukira ababyeyi n'Imana mu buryo buboneye. Mu kubaha Imana kwa Aburahamu tuhigira ko nta gifite agaciro gakomeye cyane ku buryo bitadushobokera kugiha Imana. Isaka yari mu ishusho y'umwana w'Imana watambweho igitambo ku bw'ibyaha by'abatuye isi bose. Imana yashakaga kumenyesha Aburahamu ubutumwa bwiza bw'agakiza yageneye umuntu, kugira ngo ibi bigerweho, no kugira ngo ukuri kube impamo kuri we, ndetse no kugira ngo kwizera kwe gusuzumwe. Imana yasabye Aburahamu kwisogotera Isaka, umwana we yakundaga cyane. Umubabaro wose n'intimba Aburahamu yihanganiye muri icyo kigeragezo kijimye kandi giteye ubwoba, byari kubw'umugambi wo kumufasha gusobanukirwa byimbitse n'umugambi wo gucungurwa k'umuntu wacumuye. Biciye mu byamubayeho, Aburahamu yabashishijwe gusobanukirwa no kwiyanga kutarondoreka kw'Imana ihoraho, ubwo yari kuzatanga umwana wayo ngo apfire kurokora umuntu mu kurimbuka kwiteka.
kuri Aburahamu nta kubabazwa mu ntekerezo kwashoboraga guhwana n'uko yagize ubwo yumviraga itegeko ry'Imana ryo gutamba umuhungu we. Imana yatanze umwana wayo ngo aze abe mu buzima bwo gukozwa isoni, kwiyanga, ubukene, imiruho, kugawa, ndetse apfa n'urupfu rubi rwo kubambwa. Nyamara nta mumarayika wigeze amugezaho ubutumwa bushimishije bugira buti birahagije, mwana wanjye nkunda cyane, si ngombwa kupfa. Imitwe minini y'abamarayika yari itegerezanyije agahinda, bizeye yuko nk'uko byagenze kuri Isaka, Imana iraza kuburizamo urupfu rukojeje isoni rw'umwana wayo. Ariko abamarayika ntibemerewe kujyanira umwana w'Imana ubutumwa nk'ubwo, ahubwo gukozwa isoni mu cyumba cy'urukiko no mu nzira igana i Karuvari kwarakomeje. Yanegurijwe izuru, arakobwa, ndetse acirwa amacandwe. Yihanganiye gukobwa, gukoromberezwa n'ibitutsi by'abamwangaga kugeza ubwo yacurikaga umutwe ari ku musaraba maze agapfa. Mbese Imana yari kuduha igihamya kiruseho cy'urukundo rwayo kiruta kuba yaraduhaye umwana wayo ityo, akaza akanyura muri uyu mubabaro? Kandi kuko impano Imana yahaye umuntu yari iy'ubuntu n'urukundo rwayo rutarondoreka, ni nako uko idusaba kuyigirira icyizere, kuyumvira no kuyegurira umutima wacu wose, ndetse n'ubutunzi bwacu nabyo bitagira akagero. Imana isaba ibishoboka byose umuntu yashobora gutanga. Ukugandukira Imana kwacu kugomba kungana n'impano y'Imana, kugomba kuba kuzuye rwose, kutagira icyo kubura. Twese dufitiye Imana umwenda, ifite ibyo idusaba tudashobora kuzuza hatabayeho kwitangaho igitambo cyuzuye rwose kandi kivuye ku mutima. Imana ikeneye ko tuyubaha tutazuyaje kandi tubikuye ku mutima, kandi nta kintu kitujuje ibi izemera. Ubu turacyafite amahirwe yo kwakira urukundo n'imbabazi by'Imana. Birashoboka ko uyu ari wo mwaka wa nyuma kuri bamwe mu basoma ibi. Mbese mu basore haba harimo abasoma iri rarika ariko bakihitiramo ibinezeza by'isi babirutishije amahoro Kristo aha, ushakana umwete kandi akishimira gukora ibyo Kristo ashaka? Ubu Imana iri gusuzuma imico yacu, imyitwarire yacu n'impamvu zidutera kugira ibyo dukora, ikoresheje iminzani yo mu buturo bwera bwo mu ijuru. Kizaba ari ikintu giteye ubwoba kuzavugwa ko tudashyitse mu rukundo no kubaha bivuzwe n'umucunguzi wacu wapfiriye ku musaraba ngo yigarurire imitima yacu. Imana yaduhaye impano zikomeye cyane kandi z'agaciro kenshi. Yaduhaye umucyo n'ubwenge bwo kumenya ubushake bwayo, kugira ngo tutayobagurika cyangwa ngo turindagirire mu mwijima. Gupimwa ukazasanga udashyitse ku munsi w'urubanza ruheruka no guhabwa ingororano kizaba ari cyo kintu giteye ubwoba, rizaba ari ryo kosa rikomeye cyane umuntu azaba atagishoboye gukosora. Basore nshuti, mbese muragira ngo gushaka amazina yanyu mu gitabo cyo mu ijuru bizaba iby'ubusa? Imana yabashinze umurimo mugomba kuyikorera uzatuma muba abafatanyabikorwa nayo. Ahabazengurutse hose hari imitima ikeneye kurokorwa. Hari abo mushobora gutera umwete no guhesha umugisha mukoresheje umuhati wanyu ukomeye. Mwahindurira imitima kuva mu cyaha igana ku gukiranuka. Nimugira akayihayiho k'ibyo Imana ibitezeho,
muzumva ko mukeneye kuba indahemuka mu gusenga no mu kuba maso muhanganye n'ibishuko bya Satani. Niba koko muri abakristo nyakuri, muzumva mukwiriye kurizwa n'umwijima mu by'imico mbonera ubudikiye isi kuruta gushayisha mu bunenganenzi n'ubwibone mu myambarire. Muzaba mu mugabane w'abanihishwa kandi bakarizwa n'ibizira bikorerwa muri iyi si. Muzatsinda ibishuko bya Satani bibakururira gushayisha mu bwibone, mu byo kwirimbisha n'imitako hagambiriwe kwigaragaza. Intekerezo zabaye ngufi n'ubwenge burasigingira ku buryo byumva binyuzwe n'ibyo bintu by'amanjwe, hirengagijwe inshingano zihanitse mufite. Abasore bo muri iki gihe cyacu babishatse baba abakozi bakorana na Kristo, kandi mu kumukorera ukwizera kwabo kuzakomera kandi kumenya ubushake bw'Imana kwabo kuziyongera. Umugambi wose w'ukuri na buri gikorwa cyiza cyose bizandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Nifuza ko nakangurira abasore kubona no kumva ko kubaho ugambiriye kwishimisha no kugwabiza ubwenge bwabo babujyana mu by'imburamumaro ndetse by'agaciro gake byo muri ubu buzima ari icyaha. Baramutse bazamuye intekerezo n'amagambo byabo bakabirenza ibibakurura by'amanjwe byo muri iyi si, maze guhesha Imana ikuzo bakabigira intego yabo, amahoro y'Imana ahebuje y'umuntu wese yamenya nabo yaba yabo.